Mu by'ukuri umugore ufite umutima w'impuhwe awugirira abandi ndetse afasha abari mu bibazo kandi akagira umutima woroshye. Uyu mugore hari igihe uzahura nawe. Icya 17 ndetse ari nacyo cya nyuma nakubwiye ugomba kwitaho ni ugusenga cyangwa se kugira ukwizera. Umugore wizera Imana ikindi agasenga akagira no kwizera akubaha n'Imana. Umugore nta kabasa. Uyu mugore azabasha kuba yakihanganira ibihe byose muzacamo, yaba uburwayi, yaba ibigeragezo byose, yaba inzara ndetse ikindi yaba no kubura n'akazi. Uyu mugore azabana nawe kandi ikindi azakuba hafi. Uyu mugore agira ukwizera gutuma ahora asaba ubufasha ndetse akabusaba ku Mana kandi ikindi akayobora urugo rwe mu nzira nziza, mu nzira zitunganye, mu nzira zidaciye mu bibi, zidaciye mu busamo. Uyu mugore mu by'ukuri ni akamaramaza, niko nabyita. Reka nkushimire wowe wakomeje kubana nanjye kuva ikiganiro gitangiye kugezana n'ubu ngubu gisoje. Reka nkurarikire gukurikira ibiganiro nk'ibi ngibi hano kuri Kasogia TV. Njye mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Gisa The Man Positive. Ibiganiro nk'ibi ngibi nakagaruka hano kuri Kasogia TV. Iki kiganiro mwakurikiranaga cyitwa Kunda ubuzima bwawe. Niba wakunze kino kiganiro kandi kora like, ikindi ukore share, wanakora subscribe, ikindi ugakanda ku nzogera kugira ngo dukomeze twaguke. Ni inkunga ikomeye cyane ubu duteye kandi kuba wifatanyije natwe ni by'agaciro gakomeye cyane. Wakoze kubana nanjye.